Kuki? Wowe kamugeze mu cyumba cya muzo gusa tonto ujano gute? Kabisa sugi ntugire ikibazo kabisa. C'est pas problème. Mu cyumba none ngo ni iki? Muri kamaso ngo mwiraranire. Nasoni. Nimba mu Imana warubyumvishe nabi kabisa. Ngewe cyose ungurira nani soni ufite ngo twirane nasoni. Urumva nari nciye hano ndatekereza ese umwana muhozi ntiyaba yaryamye atiyoroshe kugiye wamuroshe cyangwa uje umukangura. Mayina nese mu bigenje tuya muntu ukure mushe muziko. Cyakwe banze usuhuza nyine. Meze neza. Akumvura nubeke. Ntabyo gutungurana wa. Use ni ngo tujye mu nzu bari mu masuku nangere ahantu nifunze mu muryango se namushasha muri mu muhaga. Ndabona wagandagaje mu muryango sinzi. Nakiyemeje bazi ko muciye mu gikoni cyo hanze none. Cyangwa ashaka gutyo. Naga ari muje kureba. Ako burya narabi. So bizi se. Buri hano hose turaziranye mo. Karamba. Gitese. Baryanyishe ndakura n'imbeho nyinshi bon ari byara tuba twanyuze rero twarimo dutemberamo yitwa Niki yego kinishimye kubona Niki Karamba ni Muhoza ni umwana wa mabuja nawe ni mabuja wanjye numve nisanzuye ngugire ngo nawe ni mabuja wanjye numwe mu mabuja bakomeye mfite mu munyane rero no twarimo dutembera ndavuga ntabwo naca none nagusuje ntabwo naranunguye kamwe ntabwo nateguza hano ntabwo narinje kureba mabuja ndabivuze mu manyure of course wabibonye oya ntabwo nabibonye nabaza Tazo twinshi nabaza gusa nyine nari ya nishiro wanjye yitwa Niki ako mu izina ry'urukundo saka rwa kabiri uri yeah of course rega nago nyamaga kumuvuga akayitwa neza Niki hanyuma Niki Muhoza ndabikare mabuja Jeti mabuja nihajya cyangwa washoje kuko muruta se no bo muho reka mwereke banisanzuye ngaca mu gikari nakumvaga kuri ugaca mu gikoni bose nakumvise n'umushyitsi bose nanyuze yewe hakabona nyuze ku muhanda mvuye kuri phone ndavuga no okay bamenyera nagusuhuza byashoboka nyine urabizi tatwirukanka nabamuhiye n'iki agatanga ariko rero mufite n'indashyo ndashyo zande ngaho phone Ona agaketse ntabwo umuze ko ni muhire undi ntabwo umuze undi ukeze undi ninde nawe ari kumva ni muhire harundi oya ni muhire so bizi ya yambwiye urabizi amasomo yari gutwaye natukaza abo yatwaye tuvugana gake turavugana tuvuga kuri atsapu gake nyine kuki sari gake nyine ngo naenda musuhuza na amasomo giye yambwiye ibintu byinshi mubwira akubujije urambujije gute se aza kubinyibwira ndakumva mayi rwose mbara ngenda narushye reka nkubwire mvuye muri kureba hahandi bandi bari bambwiye ngo ntubashije ukuntu ujyayo mvuye kubireba ngenda njya mu gikoni ngo ndebe ko umwana wanjye ataryamye atariye none nawe ureba ahantu hise umfatirana ngo umurambe nkiri ku muryango w'igikoni cyo hanze muri amahamura wambwiye ibintu bizima ndakumva mayi ndakumva rega ndakumva nyuma yo kuza mu rugo buriya ntabwo wabonye ko icyo nashakaga kuvuga igihe navugaga nicyo nashakaga kukwereka nibura nta nubwo wigeze ugira amatsiko so namenye icyo washakaga kunyereka utakinyeretse uri murambira ngo ntabwo namenye icyo washakaga kumbwira n'icyo washakaga kunyereka kandi ari impari utabinyeretse kutabimbwiye buriya
buriya ni ukuvuga igihe natangiraga mvuga ibya ka kagore kanananye bakahise akagore k'agatindi k'agakene kambaye utwenda tw'impingikirane gahetse umwana twenda tw'impingikirane imyenda y'impingikirane sibaho tekereza umuntu ukenye umva se nagiye mu magambo menshi ngo ndondogore nibagirwe icyo nashaka kuvuga ndakumva pe ni ukuvuga uriya ni umugore wa Kamasa nashakaga kuvuga uriya Kamasa yahoze n'umutubuzi yahoze yitwa Petero umugore yakaye yabyaje umwana uriya nakubwiye ngo ni igisambo ni ingegera ni umujura ushaka kukurya utwawe mayi ni ukuba amaso mayira ndakumva igezaho ni ibintu ufite ibihamya biga uramaze urashaka kumbwira ko umugore mwagiye kuryamana muri rogi si wa wundi uvuga ngo bikanze umwe wakuroze sinzi ugasanga uryamanye n'umuntu utazi umuntu wagushimutiye mu mashamba sinzi aje guhinduka si uwa Kamasa gute ndakubwiye ngo Kamasa ni umujura kandi yamwe mbikubwire nta kibazo natambireke ubundi bavuga ko intumwa idakubitwa intumwa ntabwo ikubitwa cyane nubwo inicwa intumwa ariko n'intumwa ntabwo wayikubita wayikorera umva se narebe nyine yambwiye ubare ni bitanu n'ibikikubwira sibyo bitanu ibyo sheri no ndabwira arambarira wowe ndakubwiye ngo nawe gutega ni mwiza namwikundiye akambari namwe ngaragukumbuye asumva byumviye ngo ninjye uyu ariko yabimbwiye aragukumbuye ashaka kubona umuvugishe bitanu ntabwo birashika bibaye bitatu no kindi abindi ariko kwanza wambwiye ko ubizi sibyo ibindi bivuge kandi yagutuye none sina akose bwira nyine muri abakomedi ibindi aragukumbuye anagukunda arambuza mbwiye kabiri kuranye ibyo n'ibintu ya ese agukumbuye ejo urumva aciye iminsi myinshi sibyo kwa mbere agukumbuye nyine ya minsi ahubwo aranagukumbuye nanone cyane nyine use murongera guhora vuba nanjye mugutuye wagiye umwirebera se byose wowe nzakubwira shobora adahari ariko nanjye no mbwiye ko ariko wanambwira umumiriza mbwire umumirize se wumva amaso cyangwa wumva amata ase okay ngaho mbwira rero aya mane nzakubwira cyangwa nzajya no kumenya ntabwo nabishoboye ndashaka kumviriza reka nganure urumva asubundi wagiye uza ku kazi basi nyine ukanari kandi aribyo nikubwira ko ari ibisazi kuza ku kazi se njya mbona umwanya wo kurya ari ukuntu bore kumwereke ari ukuntu njya mbona muhira afite courage iyo yakubonye yari kisaka ruje mu kuri wowe ariko nakora numva ndakubwira ko se dukorana se iyo kwanza nk'iyo mwawe wala urabona aya masaha wari wabura sitere kumwe no ara se mwiza ni shitangire arabimbwira ubonye ukuntu umwana aseka neza sha muhire nyamubwira muhire nyamubwira ko yatomboye umva sinari byanjye mu bibi cyakoze nawe nyine niyo mpamvu atagisinzira baby uri mwiza sibe mbona mukubona sinagwa byumva araseka neza uravura umutima mwiza uragura ubwo nanyweye byabaye akenari ndaza kugurira bon sawa sha urabizi ntabwo nayanga ariko nyine uragura ikintu uragura ikirere ni wowe yibye uwo mugore se Kamasa niryo yihimbye yivugisha na ziriya ndimi mayi ubundi ni Petero mayi Kamasa ntabwo ari umuntu wavukiye mu Rwanda wumvise ayo mazina ya ba Petero bitwa abantu bo mu Rwanda Kamasa ni umukongomani Kamasa ni umusilamu utanywa
gisindisha utagira iki utarigeze uba no mu gihugu cy'u Rwanda uwo mugore bahuriye ese none n'indi mitwe wahimbye kugira ngo usebye Kamasa mayi ndashaka kuryama ndabizi ariko ndi kumubwira inkuru niya njyewe nzi neza nibo n'umuntu uri kumurya amafaranga mayi ndakwiyamye mbabarira singira ingeso yo kutumva abantu ariko aka kanya sinshaka ndumva ashaka kugura araza kurya twawa tumare aragura rireshye nka Shiva ariko Shiva yagiye we uko Shiva nawe nabonye Shiva wumve ko nari mfite namba ya Shiva namuhamagaye ntiyanyitaba nayiriho hama namwambere gatwanyuze mu byanzu akumenyesha fatakikora ngaha sana guhana Sibyo nakubwiye yari kumenya abazamu yala meruka Shiva rukumu na blague zinago umva se nyine yabaruka butamubonye nese nyine gutubutazi kadari je namuhamagaye ako rangira mu nyibuki urabizi ko nyangira namba yese nanyuze mu gikari namuhamagaye namubuze gusa sabwo naho mushuka ituma aririmba indirimbo ntazi ubwo nyine cyangwa akaba yagiye nko mu cyaro sinzi bya Shiva nguwo nta nubwo umwitayeho muri make ni umuzamu gusa agira akavuyo Shiva ano mutipe wa no muzamu wana w'umuderanje usetse njya nibuka bwa mbere nigeze guhura hano no twari hano abantu benshi kwa yaradusekeje kuri natashye nkamurota si nawe kare umuntu njya ndota uri umuntu wa kabiri narose Shiva bebe umuntu ngomba kumumenya none muza muze umuntu wa kabiri narose maze n'uyu nguyu ukora amasuku hano ubwo nyine ashobora no kuhakora umunsi simenye ko ari we wayakoze ejo which means ko Shiva atari mu masuku ubwo se wari buze kukumenaho amazi mwicaye mu ntabwo yari yahagera nta byarambwiye ubwo ntari buze twicarana mo rero ntabwo dutinda amasaha yagiye ndarimo nyuze ngo ngusuze mushyitse ubutumwa bwawe hanyuma rero umva se mama utameze uteze sawa ibaze kuruta twicuriye rimwe nijoro nyine ariko njye baje mukumbuye da ego fanaye kineye ukumva imva none umwe wanga kuza ngo turanane ari kubabara birasiyo nakaje umva merisi nyine ariko se kamubaze nasharagira no ku ishuri nasharagira no mu buzima busanzwe urumva nawe nashira mfite mugani ngamwe mfite ishimira ndamukunda none umva nako wabyumva umara nk'igihe kingana utese sha nyine ntabwo ari kinini cyane gusa nyine ko nyine ndamukunda ndi mwiza mva noneho nizere ko nanjye nzamukunda okay mva nyine gusa tazamura oyangiye mfite sheri ndamubaza sheri wawe ngira mubaza ninde sha nyine sheri wanjye yitwa Kevin ego Kevoyese Kevin muri kampani gaje kampani ya mami yego Kevin ndamukunda si Kevin ntabwo wabyumva mva umutima wanjye wenda kubera urukundo nunguye gusa nyine iby'abasheri tubyorere dore ubutasi biracyahari neza mvaga turyamye gusa iby'abasheri tubyikunda pe shomye
kamugeze mu cyumba cya muzo Mbese tonto uje hano gute? Kabisa sugi ntugire ikibazo kabisa. C'est pas problème. mu cyumba noneho ngo ni iki muri kamasa ngo mwiraranire nasoni nimba mu Imana warubyumvishe nabi kabisa ngewe cyose ungurira nani soni ufite ngo twirarane nasoni urumva nari nciye hano ndatekereza ese umwana muhozi ntiyaba yaryamye atiyoroshe kugiye wamuroshe cyangwa uje umukangura kabisa kinenga ukumura iki sasa no acha reka ngende kabisa muhore kabisa yewe arije kureba ko yemeze neza kabisa Barya ntabwo bibi niko tonto hawe